mubigishe gusaba, mubigishe guhabwa, ntimubigishe gutanga. N'abantu mwize mukarangiza za kaminuza, muratubwira ese imyaka 28 wamaze ku ntebe y'ishuri, imyaka 30 wamaze ku ntebe y'ishuri, wayivuyeho uyivanyeho iki? Uyu muntu nta shuri yagiye kwigamo, azi gufata igiti akakibaza akagikoramo isekuru azasekuriramo imyumbati akabona ifu y'ubugari. Shuri usanga umuntu agize imyaka 30 atabasha no kubaza imbehe. Reka mbashimire inshuti zanjye, mwebwe mwese mukunda Nkwakuzi TV, mwebwe mukunda ibiganiro byacu. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Uyu munsi ndaje ngo tuganire ibintu by'ubwenge cyane, duhugurane kugira ngo tuzavemo abanyarwanda beza ndetse n'abanyafrika beza. Ikiganiro si icyanjye nyine, ni icyanjye nawe. Uyu munsi nifuza ko tuganira tukareba ese uramutse usanze ibyo wize byose byari mu nyungu z'abandi wabigenza uti? Ese usanze ibyo wize byose barakubeshyaga wabigenza uti? 80% by'abantu bize, tuvuga ko bagiye mu mashuri asanzwe ukiga primaire, secondaire, kaminuza, byamaze kugaragara ko bize mu nyungu z'abateguye inyigisho. Ntabwo mvuga abarimu bakwigishije, wize mu nyungu zaho integanyanyigisho zaturutse. Afrika yacu iyo ugiye kureba usanga abantu benshi bize baciye mu ishuri, barize kuvamo, bize kuba abacakara beza. Wowe unkurikiye ndagira ngo uze kuza gutega amatwi wumve, urambwira niba utarize kugira ngo uzabe umucakara mwiza. Bati mubahe amadini menshi, mubahe inganda nyinshi z'inzoga kugira ngo batazagaruka, batazagira igihe cyo gutekereza ngo bagarure ubwenge batuvumbure. Mubaheze mu mashuri imyaka yabo yose yo gukora ise nk'irangirira ku ntebe y'ishuri kugira ngo n'uvuyeho akore igihe gitoya, batazava mu bucakara ejo bakavaho bitunga ntibongere kudukenera. Mubigishe gusaba, mubigishe guhabwa, ntimubigishe gutanga, kuko hatanga ufite icyo atanga. Mubabwire ko kugira ngo bagomba kubaho ari twebwe Imana icishamo umugisha wabo, ni twebwe Imana. Bo baje guherekeza abandi, ubwo ni abanyarwanda muri rusange, abanyafrika. Iyo urebye Afrika yacu usanga benshi tubereyeho abandi. Hari abaremewe kuba ku isi, hanyuma wowe waremewe kubaherekeza. Ubwo wabona uhise uncira ifudika ngo ndavuga ibintu bitabaho. Ndaje tubiganireho, wiyumvire neza ko bimwe mu byo wize, hafi ya byose, byari mu nyungu z'uwitwa umukorone watuzaniye amashuri. Amashuri ni kimwe mu bintu, ntago ndwanya amashuri, kwiga ni byiza, ariko ni kimwe mu bintu bituma utagomba kugira icyo ugeraho, kubera ko mu byo wigishijwemo kuzaba umukoroni mwiza. Reka ntangire tubiganireho, nawe urampa igitekerezo umbwire uko byumva. Reka mvugane cyane n'abantu bicaye ku ntebe y'ishuri, n'abantu mwize mukarangiza za kaminuza. Muratubwira ese imyaka
28 wamaze ku ntebe y'ishuri, imyaka 30 wamaze ku ntebe y'ishuri, wayivuyeho uyivanyeho iki? Usibye igipapuro wenda baguhaye. Ariko muri iyo myaka aba bantu mwiganye, yaba wowe wize muri iyo myaka wamaze mu ishuri, imyaka 3 ya primaire, 3 ya primaire guteranyaho imyaka 6, imyaka 3 ya maternelle guteranyaho imyaka 6 ya primaire guteranyaho imyaka 6 ya secondaire. Hita nawe ubiteranya undebere iyo myaka 15. Ndagira ngo turebe koko niba imyaka wamaze mu ishuri utaruri mu bucakara, utaruri mu bukoroni. Nabonye inkuru ngerageza no kubaza cyane ngo ndebe niba ari byo. Batubwira ko mu Bushinwa umwana wo mu mashuri y'incuke, ibyo twita maternelle, atangira ishuri ntawe ujya kumwigisha ngo gukina n'abandi bana. Twebwe umwana ajya muri baby ngo ni ukumumenyereza guhura n'abandi bana, no kubashakira udupupe, guteranya utuntu tw'udupupe badukoreye nyine, turiya nyine abana banyu biga mugura i Burayi, ngo biga bakinisha. Ugafata umuntu muzima Imana yaremye ufite ubwonko buzima ngo aracyari umwana, ukamumaza umwaka wose umubwira ngo cakarongo 1 2. Umwana akamara imyaka 3. Ndagira ngo urebe uburyo ki ibintu wize byari uburyo bwo kuzagutera rimwe na rimwe imyaka amaze ari uburyo bwo kugutera ubukene uhoraho uzasigira n'uzabyara. Umaze imyaka 3 mu gihe umwana wo mu Bushinwa, w'umushinwa, uri Ubushinwa ni kimwe mu bihugu bitari koloni n'Uburayi na Amerika, kandi nabo barakoronijwe nkatwe ariko babasha kubwikuramo. We iyo atangira amashuri y'incuke bamwigisha gukora kirida, bakamwigisha gukora umwambi w'ikibiriti, uyu wa maternelle. Twebwe iwacu barimo bamuzaniye ibipupe, utuntu ari guterateranya ngo ari kubaka inzu mu bipupe bamuhaye nyine byo kumujijisha kugira ngo ubwonko bwe ntibukure. Ararangije afashe imyaka amashuri 6, barimo baramwigisha bonjour na good morning. Tekereza umwana we watangiye w'umuzungu watangiye yiga gukora akantu bazohereza ku isoko. Umbwire azajya kumara imyaka 15 tubonye kugira ngo uburangije secondaire, ubwo n'umwana wize neza abamaze imyaka 15 mu ishuri. Ndebera mu myaka 15 wamaze mu ishuri, ni igiki wari ufite wasohokanyemo waza ugakora ukajyana ku isoko ukabona amafaranga? Nusanga ntacyo, ubwo uraba uramaze iyo myaka 15 ku ntebe y'ishuri y'imfabusa. Ntago nzi niba icyo kintu uri kucyumva. Kubitaho kaminuza, uminuje iki? Kadutanga urugero ku bantu bize comptabilité. Bakwigishije kubara ariko ntibakwigishije gushaka ibyo uzabara. Barakubwira ngo twashinze inganda, bakwigisha kuzajya kuba umukozi wabo. Comptable, umuntu wize comptable aba akeneye kujya gushaka banke, asabamo akazi, ikigo runaka asabamo akazi. Ntabwo comptable bamwigishije gukora ibintu, gukora produit azajyana ku isoko, ahubwo baramubwiye ngo hari abakoze uzagenda ujye kuba umucakara wabo, ujye kubakorera ibi tukwigishije. Egare ko wize kuba umucakara w'umuntu wakoze
uzaza uze kuba umugaragu, wize kuba umugaragu mwiza. Ntago nzi niba turi kubyumvikanaho. Abantu benshi, bamwe mu bantu bize ngo wenda ubuganga, ni abantu twubaha, dukunda, badufasha. Ariko tekereza nimba uri mu farumasiye wize gutanga ibinini, hari uruganda rukora ibinini, bagukeneye nk'umukozi uzabafasha gutanga ibyo binini, ariko wowe ngo wize kuvura, ntabwo uzi gufata wenda umubirizi, igicuncu. Reka mbabazi, uyu muntu wize urangije universite akaba azi gutanga ikinini neza, azi ko paracetamol uyivanze n'iyi na n'iki biragenda wenda bikavura umutwe. Urabizi neza ko kwaritemu iri buze kugufasha kuvura malariya. Ngaho tubwire, kera twari dufite abanyarwanda wari uzi ngo wabaga azi ngo iyo umuntu yarwaye malariya, ibimenyetso bya malariya ni ibi ngibi, akaba azi ngo nufata hari ibyatsi bavurishaga malariya babyitaga ngo ikikamerama, hari ibyatsi bahaga abantu barwaye malariya. naho pe icyo ushatse kuvuga ni uko hari ikindi cyatsi bakoreshaga bavura malariya, ni nkibuka ndaza kukibabwira. Uyu muntu nta shuri yagiye kwigamo, azi gufata igiti akakibaza akagikora mu isekuru, azasekuriramo imyumbati akabona ifu y'ubugari. Uyu muntu azi ko inka ye nigira ikibazo ikaramburura, bazi gukikura inka akayikuramo cya ikirambu. Ntabwo yigeze ajya kwiga ubwo buganga, si veterineri, ntaho yabyize. Inka akayikikura n'uwo muziha akawukuramo akoresheje ubwenge bwe kamerano. Wowe urangije universite mu buganga, lisansiye, ntabwo ushobora kumenya icyatsi wajya hariya nguce uvange n'ikindi ukoremo umuti wakomora igisebe. Warize ngo wize kuba umugaragu w'umuntu wakoze ibinini, arangije we aragufunga ubwonko, arakubwira ngo ubwonko bwawe ntibwemerewe gutekereza ibirenze kuri ibi nakubwiye. Ni ubucakara bukomeye cyane. Umuzungu ikintu cya mbere yabanje gukorera umunyafurika ni ukumuteza, kumuforomata mu mutwe, kumusiba mu mutwe yuko we hari ikintu yakwimarira, hari ikintu cye yakora cyaba kizima. Anatwereka ko ikintu cyakozwe n'umunyarwanda, umunyafurika mugenzi wawe, kitujuje ubuziranenge. Niyo mpamvu bicaye, nabonye dokima y'umwami w'Ububirigi, abagaragu be, bona kwita abagaragu be baza mu Rwanda gukoroneza, ngo baramubwiye bati hari igihugu twagezemo dusanga kirimo abantu bafite inzego zubakitse nk'izi wacu kandi batarizi. Baravuga ati aba bantu twabakorera iki? Aravuga ngo ikintu cya mbere mugomba kubakorera, mubahe amadini menshi, nimurangize mubahe inganda nyinshi z'inzoga. Abatazatinda mu mashuri nako mu madini, abatazajya baba mu rusengero cyane, bazaba mu kabari cyane. Bizadufasha iki? Ko batazabona umwanya wo gukora, ntibazabona umwanya wo kwitekerezaho, bazahora ari abakene. Twitwe ko tubafasha, bahore badukeneye ngo tubatere inkunga, kuko batagize igihe cyo gukora ibibafitiye umumaro. Niyo mpamvu ubona abantu benshi, urubyiruko rwinshi mu bihe bishize, leta yacu Imana yakoreyemo rwose ndayishima,
ikagira ibyo igabanya n'ibyica, aho wasangaga abasore n'inkumi birirwa mu ishyamba, agahera ku wa mbere akageza ku wundi wa mbere nta karimo k'amaboko, yarize yitwa ngo yarize, ariko adafite ikintu yakora na kimwe cyabasha kumugirira umumaro, atabasha kwibariza imbehe yariraho. Umuntu umaze imyaka 20 mu ishuri, 25 mu ishuri, usanga umuntu agize imyaka 30 atabasha no kubaza imbehe, atabasha gufata ibumba. Ubwo mugiye vuga ngo ndatukanye, ibumba iri ngiri, ibumba riva hano iwacu, ngo urifate urirememo itasi wajyana ku isoko, ngo nibyo abahejwe inyuma n'amateka. Sawa, ngo biraciriritse. Ukasanga umuntu yarize, warize ngo uri umutekinisi, utabasha gukora n'ikanya yo kurisha, ahubwo wize kujya wirirwa ubungana dokima mu makazi. Ngaho nimumbwira aho hantu aho ibyo bintu bitarimo ubucakara. Ni ubukoroni bwahinduye isura, ni ubukoroni bahinduriye uburyo. Ntabwo mvuze ngo ntitwige, ahubwo ndagira ngo duhumuke. Umwana uri mu ishuri, umusore, inkumi iri mu ishuri, umubyeyi ujyanye umwana ku ishuri, banza urebe ngo uyu mwana agiye kwiga iki. Uyu mwana ngiye kwicaza uri muri primaire, nicaje imyaka 6 yose, ntamuha umwanya, nta mahwemo, ntaki, azavana iki iyo myaka 6? Azaba yarayimazemo iki? Azaba yarayizemo iki? Ahantu byapfiriye batwigishije gusaba, gutegereza guhabwa. Niyo mpamvu umubyeyi arabyara, ugasanga arimo arashaka, arirwa ku mbuga nkoranyambaga ngo munshakire umukoresponda. Kubera iki? Nicyo twatojwe, nicyo twigishijwe. Ntabwo umubyeyi atekereza ngo nta bumenyi afite, nta n'ubushake afite bwo kuvuga ngo nkora iki ntera imbere abana banjye. Umwana wanjye azagira imyaka 15 azi gukora iki n'iki, umwana wanjye azagira imyaka 15 azi gutwara imodoka, azi kuba yakanika akamoto, ibintu byoroheje. Wati bira n'ibyo abantu babatindi baciriritse. None ibyo bindi uri kwiga, umwana uri kwiga ngo ibice by'isazi, ngo ibice by'ikibabi, ibi bintu azabimarisha iki? Bose bazaba mu cyarugendo, bajya birwa batembereza mu cyarugendo basobanurira amoko y'ibiti se? Ntabwo bishoboka. Uyu mwana umajije imyaka 6 yose yicaye, uri buve mu ishuri nta kintu namba, atabasha gufata akantu kurshi ngo wafata utubaho mu rugo adusudiremo, wenda dukoremo n'agatebe azajya yicaraho arimo kwiga. Atabasha gufata utubaho ngo afate urubaho ruteranye n'urundi yikoreremo agatebe ke azajya yicaraho mu rugo arimo yiga. Wanga ibyo bintu biraciriritse, ko ntago ari ubumenyi. Ibi bintu mwize hafi ya byose ni ibintu byo kukwangiza ubwonko, byo gutuma utumva ko uri umuntu wabaho, Imana yakuremeye kubaho. Ahubwo abenshi twaremewe kuba abagaragu b'abandi b'abazungu. Niyo mpamvu usanga abana b'Abanyafurika benshi bashiriye hehe mu nyanja. Nuko bababwiye ngo bo nta kintu bashoboye, bo ntibashoboye kwibeshaho. Nimuze mujye mudukoropera amatoilette, muze ugafata umuntu yitwa ngo dogiteri, n'umukuru w'igihugu yigeze kubivugaho. Umuntu ni dogiteri, anejejwe no kujya yikwirwa twayikamyo muri Amerika. Wize iki? Byakumariye iki? Nimba uri dogiteri, kudashobora kutubwira ngo narize, nshobora gufabrika ikintu gishobora kuza kugirira umumaro rubanda, cyagirira abantu umumaro. Nagira ngo bamenyeshe ko bari abazungu abenshi ubu usanga batanafite amashuri menshi, batarize amashuri menshi.
ntabwo batinze abana babo mu mashuri, ngo usanga umuntu amaze imyaka 30. Kubera iki? baba babona ari ugupfusha ubusa igihe. Ntabwo ndi kubireba neza. Ubu usanga ntabwo bashaka gupfusha abana, gutakariza abana babo igihe, ahubwo abacu nibo bashaka ko bahora mu mashuri, bahora bicaye. Ariko ni byiza ko yiga akazaba profeseri, ariko akaba profeseri uza afite ikintu yatumarira, yadukorera. Tukabona made in Rwanda uzi gushongesha icyuma akakibyazamo ikindi. Kera baracuraga, bagacura imyambi, bagacura imiheto, ibintu dukura hanze byose nta bitari mu muco nyarwanda, ntabyo utabonamo. Ariko ikintu cyari gikenewe, ubu abanyarwanda ba kera baje baduseka, kubera ko ntabwo ubuzima bwabo bari babushingiraga ku bandi. Barebaga ibibazo bafite bagatekereza uburyo babyikemurira. Ubu twakabaye dufite wenda ibintu bijyanye n'aho igihe kigeze, ariko biri made in Rwanda, bivuye iwacu. Izo nganda z'inzoga zo baduhaye, nimujya kureba murasanga ibintu zikorwamo ntabwo ari ibintu bikomoka hano iwacu. Atsiri premier zirava iwabo. Ni ukuvuga ko tudafite amasaka se? Ntidufite ingano se? Ariko inganda zabo ntibashaka kutwereka ko ibintu by'iwacu. Nimba ari izo nzoga, abanyarwanda, mu munyarwanda yari azi gukanda igitoki akakibyaza umutobe, akamenya gushyiramo amasaka, akamenya gukora inturire, bakamenya gukora inkangaza. Ubu abanyarwanda bakaba bageze ku rwego bashobora gukora urwo rwagwa, nimba ari inzoga bashobora gukora rikeri mu bitoki, bashobora gukora amave mu bitoki, mu masaka. Ariko babitwereke, ntibabitwereka kuko ntabwo bashaka ko ibintu by'iwacu bizagira agaciro, tutazagera tukabona ko tutabakeneye. Ni gute wambwira ko turinze tugira muri 2024 nta muntu ushobora gufata amasaka, gufata ibigori bitweza ngo abikoremo vin cyangwa ngo abikoremo rikeri, fata ibitoki abikoremo aya marikeri, ahubwo tukumva ko nyine yaturutse mu Butaliyani, yaturutse mu Bufaransa, nibyo byiza. Rero abanyarwanda, abanyafrika muri rusange, uburyo twizemo, uburyo turi kwigamo, uburyo turi kwigishamo abana bacu, usibye ko bitangiye guhinduka. Ubu dushimire leta y'ubumwe itangiye kubihindura. Babyeyi mudashaka ko abana banyu bajya ngo muri TVET ngo ni imyuga, ukumva ari ibintu biciriritse. Hara niho hazavamo abana bakomeye, niho hazavamo abatekinisiye, abavumbuzi, abantu bavumbure, bakora ubushakashatsi, barimo ibintu. Ikindi, kubera virusi dufite, kubera ubucakara twariye twonse, ntabwo ikintu cyakozwe n'umunyarwanda mugenzi wawe ushaka kugishyigikira. Ukibonamo ikintu kiraho. Hanyuma nimba atari cyiza, wamuteye inkunga ukamubaza igisabwa kugira ngo kibe cyiza. Ariko upfa kubona ikintu cyarakorewe mu Rwanda utawumva utagishaka. Aba bazungu, tufata urugero ku banya-Isiraheli, nibo nkunda gutangaho urugero. Ashobora kuba atuye Nyabugogo, akajya kugura amazi Remera, akajya kugura isabune Kimironko, kubera ko hariyo mwene wabo. Kandi iyo sabune ntiyakozwe na mwene wabo, ahubwo nuko icuruzwa na mwene wabo. Ntabwo bashaka ko amafaranga ava he biganza byabo. Noneho wowe ahubwo turashaka kujya kugura ikintu cy'umuzungu kuko nicyo tuzi ko ari cyiza. Wigishijwe ko mugenzi wawe ari ikigoryi. Uriya nimba ubona ko mwene wanyu ari ikigoryi, bivuze ngo nawe uri ikigoryi, kuko serire mufite ni zimwe, mahormone mufite namwe. Igihe uzahindura ibitekerezo ukumva yuko mwene wanyu yakora ibintu byiza,
ubwo uzaba nawe wabaye muzima, uzamufasha kugira ngo bibe bizima. Ubu bucakara mu mitekerereze, bucakara mu myigire, bibi cyane, biri ku rwego rurenze ibikenewe. Ubu nibwo bucakara bukomeye tutazapfa tunikuye imbere. Mpamvu bukomeye ni uko tutazi ko ari bwo. Ni ibintu twigishijwe, turabitora, turabimenyera, ku buryo kumva umwana wawe amaze imyaka 15 mu ishuri, ubwo afite imyaka 18, atabasha no kwifatira produit ngo avange n'izindi mukora irange mu rugo. Kumva ufite umwana w'imyaka 20, mushobora kuba muri mu nzu iva, akaba atagira igitekerezo kivuga ngo ese igihomo kigura ngahe ngo nanjye nurire hejuru y'inzu njye ku ngende nkisudirire, ngende nkishyirireho. Wumva nta kintu bigutwaye kuba ufite umwana itara rishobora gushya, akaba atafata testeri ngo agende apima arebe nimba ari soke yapfuye. Usanga ufite umwana w'imyaka 20 mu rugo utabasha gufungura prise ngo arebe nimba ari urutsinga rwacomokotsemo, kubera ko ari gukirika azi kureba Nicki Minaj yasohoye iyihe ndirimbo. Ubwo ni umuhanga, kubera ko azi kujya kuri Instagram, akajya kuri TikTok, akajya biratwica ubwonko, bituma ari igihe, bituma umuntu atagira umwanya wo gutekereza, atagira umwanya wo kugira ikintu yakwimarira. Ubucakara bukomeye cyane, bucakara buteye ubwoba. Niyo mpamvu nagira ngo tugarure ubwenge, yaba umuntu wize, yaba umuntu uri kwiga, utekereze ni igiki wakosora, udufashe ubuyobozi bwacu kuvamo abantu bazi, kuko bo babibonye kare. Niyo mpamvu bari guteza imbere ikintu bita imyuga. Abantu bose ntabwo bazaba scientifique, abanyamibare ntabwo tuzatwara indege twese. Ntabwo abantu twese tuzajya kwiga shimi. Ntabwo abantu twese tuzaba ba mukerarugendo. Dukeneye abantu bazagira gute, bazamenya gushongesha icyuma n'ikindi bakagikoramo moteri y'imodoka. Baradushuka ngo baduhaye scholarship, tugiye kwiga hehe? Yo mu mahanga. Nimba bajya kwiga mu mahanga, kuki tubona buri gihe leta yohereza abantu kujya kwiga mu Bushinwa? Kuki tukibona Abashinwa baza kudukorera ibiraro? Mwagiye kwiga iki? Kuki tukibona ngo abantu bagiye kwiga muri Israel ibijyanye n'ubuhinzi? Kuki tugifite ikibazo cy'ibishanga bipfa ubusa? Mwize iki? Niba mwarize, ukaba warize ubuhinzi, ni ukubera iki tugikenera? Ni kuki turi kubona ikiro cy'umuceri kirimo kuzamuka kikagura 2,000? Mwize iki? Niba atari ubucakara, atari ubukoroni, uwo muntu arakujyanye agiye kukwigishiriza iwabo, aguhaye ubutaka bwabo ngo bari gukoraho ubushakashatsi. Muri make, niba muri Israel bafite ubutayu bwinshi, bize guhinga mu butayu, we wize guhinga mu butayu, mu Rwanda tugira ubutayu. Tubwire ubwo bimenye wize guhingira mu butayu, nuza ukabwapurika mu butaka bwiza bwo mu Rwanda, bwo muri Afurika, ntago bizera, ntacyo bizakumarira. Niba mbeshya, nimurebe abagronome, aba bantu bafite amadoktora muri agronomy, mu bijyanye n'ubuhinzi, muraza gusanga ni benshi, ariko se niwe musaruro bari guhereza ibihugu byabo, sibye kwicara muri za biro. Abahinzi nibo bantu b'abakire muri Amerika, nibo bakiri Burayi, ariko ni muri abahinzi dufite nibo bakene. Kandi dufite abantu bize. Ukurikije imbaraga leta ishyira mu gushakira ubumenyi abana b'u Rwanda, twakabaye u Rwanda hano muri East Africa, ari cyo gihugu kigaburira East Africa.
ubu se Israel ko ari igihugu cyihagije mu biribwa, nta gahugu gatoya noneho katanafite n'amahirwe nk'ayo dufite y'ubutaka dufite, ni gato gafitemo n'ubutayu, ariko kubera ari abahanga ari abanyabwenge ntabwo bakeneye imbuto zivuye iwacu, ntibakeneye imboga zivuye iwacu. Nimurebe mumenye ngo dutekereze tuvuge ngo ibi bintu turi kwiga bidashingiye ku muco, bidashingiye ku by'iwacu, biratumarira iki? Ni ibitugumisha hehe? Mu bucakara. Rero nshuti zanjye, tutarambiranye no kurambirana si byiza, ariko kuri zo musigare mubitekerezaho, murebe ku byo mwize, murebe amasomo mwize, murebe n'umusaruro yabyaye, urebe imyaka wamaze mu ishuri, utubwire niba ihwanye n'umusaruro w'ibyo ufite, atari uburyo bwo kugumisha mu mashuri kugira ngo igihe cyawe cyo gukora kigushirane, kikubane gike, uzaze ukora imyaka mikeya uhite uhabwa pansiyo, ugiye kwicara nta kintu wakoze. Imyaka pansiyo nimba ari imyaka 60, imyaka 30 uzayimara mu ishuri, kandi ku myaka 18 wakabaye utangiye gukora ibintu bifite icyo bizakumarira, ukagira imyaka 30 byibura ufite saving. Ariko uragera mu myaka 30 ngo bari kuguhanga igipapuro cy'uko wize, ariko icyo gipapuro turi mu isi itagikeneye ibipapuro, ikeneye ibikorwa. Umwana wagiye kwiga wigiye kugikwa, uraza usanga ari guhagarika inzu, wowe ukiri mu mibare gusa utera ikamba bigahengama. Murakoze cyane, reka mbashimire kubw'umwanya wanyu mwaduhaye, hanyuma mukomeze mudutere inkunga, mudukorera subscribe, kandi no kureba ibiganiro byacu ubwabyo nayo ni inkunga. Imana y'u Rwanda ihorana namwe.